twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'ubuntu bwa Mwuka Wera reka bikomeze biganze, icyubahiro cy'Imana gikomeze cyumvikane kuri buri wese, izina ry'Imana rikomeze rihabwe icyubahiro. Tubahaye ikaze muri aka kanya, kuri uyu mwanya tubonye nanone muri wa mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Ni umwanya mwiza Imana yongeye kuduha, ni umwanya mwiza ubuntu bw'Imana twongeye kugirirwamo kugira ngo twongere tugire umwanya wo kubana n'Imana mu masengesho ndetse no kumva ijambo ryayo. Izina ry'Imana nirikomeze rishimwe, izina ry'Imana nirikomeze rihabwe icyubahiro. Mwe mwamaze gukora subscribe turabiyegereje, namwe mutarayikora ni wo mwanya wo kuyikora kugira ngo dukomeze tubane muri iki kiganiro ndetse no muri uyu mwanya wo gusenga, uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Mu izina rya Yesu Imana igikomeze ibahe umugisha kuri mwebwe, mugenda mugira uruhare rwo kubisangiza, mugenda mubigeza hirya no hino. Imana igikomeza kubarwanirira kandi Imana igikomeza kubana namwe. Ntimukabure imigisha y'Imana iva mu kuboko k'Uwiteka, kandi ntimukabure kugera mu byiza ndetse no kuba mu materaniro y'abera mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwanya murabizi ko muba muri kumwe nanjye Pastor Joshua Gasigwa. Imana ibahe umugisha. Reka mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga dusomere ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 5. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 5. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere tugere ku murongo waho w'10. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice byaho 5. Turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku murongo waho w'10. Umutwe waho w'amagambo uravuga ngo Yesu yerekana abahiriwe abari bo. Abonye abantu benshi azamuka umusozi, amaze kwicara abigishwa be baramwegera, aterura amagambo ati: hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko ari bo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko ari bo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko ari bo bazazigirirwa. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Imana ihabwe icyubahiro. Twongeyeho nibura umurongo wa 11 haravuga ngo namwe muzahirwa, ngo bazabatuka bakabarenganya bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya Bibiliya itangiye itubwira aya makuru. Bibiliya yavuze ngo ni igihe kimwe Yesu yazamutse umusozi, ngo abantu benshi bamusangayo. Baravuga ngo natwe reka dufatanye nawe tuzamuka umusozi. Ntabwo twamenya icyo ushaka kutubwira. Bibiliya iravuga ngo bazamukana nawe umusozi. Ngo bamaze kuzamuka umusozi, ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu abonye abo bantu ukuntu bamukurikiranye, ngo atangira kubaganiriza. Ngo muri iki kiganiro yababwiye, ngo atangira kubabwira abahiriwe abari bo. Haleluya. Ngo aterura amagambo, ngo arababwira ati: hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Iyo bavuze ubukene, ntabwo ari ukubura amafaranga hano mu isi, ntabwo ari iki gihe cyo kwicwa n'inzara uri mu isi. Ubu bukene Bibiliya ivuga ni ubukene bw'ijambo ry'Imana. Arababwira ngo hahirwa abakene mu mitima yabo. Uburyo wiruka imisozi uri gushaka ijambo ry'Imana, uburyo uhora wumva ufite curiosity, ufite amatsiko yo kumenya iby'Imana n'iby'Umwami ashima. Yesu arababwira ngo abo ngabo barahirwa.
hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Wa wundi wumva ko yagezeyo, uwo ntabwo ari we ukenewe. Wa wundi wumva ko hari ibyo yamenye, uwo ntabwo ari we ukeneye. Wa wundi wumva yuko ibitabo byose yarangije kubisoma, ko amakomanteri yose ayazi, ko ibyanditswe byose yabisesengura, uwo ntabwo ari we uhirwa. Bibiliya ivuga, Bibiliya itubwira umuntu uhirwa uwo ari we. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa umukene, wa wundi wumva ko akenye mu kumenya ijambo ry'Imana, ngo kuko ari we uzabona. Ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Nshuti yanyu, amarira uri kurira muri iki gihe, agahinda ufite muri uyu mwanya, ibibazo uri kubona bikugarije muri aya masaha, Imana ivuganye nawe, irakubwiye ngo hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Urahirwa wowe ushavura. Hari igihe uca mu buzima ukabona nta muntu n'umwe wo kurusha, ukabona ibintu byose nta kintu na kimwe cyagira icyo kikumarira, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa abashavura, kuko aribo bazahozwa. Hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Abagwaneza bumva bahora bafite impuhwe. Wa wundi ubwira ngo ndaburaye, akakubwira ngo nzi ukuntu inzara iryana. Wa wundi ukubona akabona wambaye ubusa, akabwira icyo agufasha kandi ntagire uwo abibwira. Wa wundi uvuga ngo mbabajwe n'ubuzima uriya muntu abayemo, agahora muri buri gihe cyose, agahora buri munsi ababajwe n'imibereho yawe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo hahirwa, hahirwa, hahirwa abagwaneza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ngo nibo bazahazwa. Mwene data, muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, ndakwifuriza kugira inzara n'inyota byo gukiranuka, kugira ngo ubwo umwami agiye guhaza abandi, nawe ugaragare muri uwo mubare. Ndakwifuriza kugaragara mu bantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ubwo umwami Imana agiye kuza gusubiza, nawe ugaragare mu bagiye gusubiza. Haleluya! Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Abantu bose bagira imbabazi, abo ngabo Bibiliya itubwiye ngo nibo bazazigirirwa. Niba uzi ko nta mbabazi ugira, ntabwo uzigera uzibona. Ariko niba uzi yuko ugira imbabazi, nawe mu ijuru ziraguteganyirijwe. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazagira uteyemo, bazazigirirwa. Aya ni Yesu ari kuganiriza abantu, arababwira ngo yemwe mujye mwihangana, mujye mwambara imbaraga, mujye mugira umwete wo gusenga. Hahirwa abanyembabazi, mujye mubabarirana, kuko aribo bazazigirirwa. Arababwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Arababwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Muri iki gihe abantu benshi ntabwo bakiba mu mitima iboneye, bari mu bindi bitagira agaciro. Jya gusanga imitima yabo yuzuye ishyari, imitima yabo yuzuye kugambana, imitima yabo yuzuye amarozi, imitima yabo yuzuye inzangano. Ariko umwami w'abami aravuze ngo hahirwa imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Niba ukiranura, uri ku rutonde rw'abana b'Imana. Muri uyu mwanya wa mbere yuko inkoko ibika, Imana iguha umutima wo gukiranura babandi bari bafitanye ibibazo, babandi bari bari kurwana, babandi bari bananiwe kumvikana, babandi wari uri kubona ibintu byabo byanze. Imana iguhe gukiranura abababaye, Imana iguhe gukomera,
Imana iguhe kuzana ukuraho ukuri kwari kubuze. Imana kugira igisubizo ahantu hari havutse ibibazo. Isi ikeneye abantu bafite ibisubizo. Isi ikeneye abantu bafite muri bo ibisubizo bagakemura ibibazo abandi bafite. Niba uri muri abo ngabo ni wowe isi ikeneye. Niba uri muri abo ngabo ni wowe isi ishaka. Mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Arababwira hepfo haravuga ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Niba wararenganirijwe gukiranuka, ubwami bwo mu ijuru n'inshuti yanjye. Imana igiye gukorana nawe. Imana igiye kuza kukurengera. Niba wararenganyirijwe gukiranuka, niba bagutuka baguhoye kuri umurokore, ijambo ry'Imana muri Petero, mu rwandiko rwa Petero haravuga ngo ntukazazira ibindi, ngo bizaba ari igisebo uzize kuko wabaye kazitereyemo, kuri kuvuga inkuru utazi. Ngo ariko niba gutoteza baguhora kuri umwana w'Imana, ngo ntukirirwe ubabara, ntukirirwe ushavura. Muri uyu mwanya Imana iguhaye imbaraga, ntuzagire ikindi kintu uzira. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Atari ugukiranuka, atari ukwamamaza ubutumwa bwiza. Wahahirwa abarenganyirijwe gukiranuka. Haleluya. Ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwawe. Niba ugenda urenganywa kubwo gukiranuka kwawe, ubwami bwo mu ijuru ni ubwawe. Ubwami bwo mu ijuru buraguteganyirijwe. Ubwami bwo mu ijuru buri kuri wowe, buri muri wowe. Reka kubona ibintu biri kukwitura ngo uvuge ngo Imana iracyanyibuka. Imana irakuzi kandi irakwibuka nshuti yanjye. Niba wararenganyirijwe gukiranuka, Imana yo mu ijuru itangaje itangazo. Niko Yesu abivuze ngo ubwami bwo mu ijuru ni ubwawe. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshera ibibi byinshi, babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Nshuti yanjye, muri uyu mwanya ndakwifuriza kugira ngo ugaragare mu bahiriwe abaribo. Muri uyu mwanya ndakwifuriza kugira ngo ugaragare muri uru rwego, muri abo Imana ishima, kugira ngo ubwo umwami Yesu agiye guhemba, nawe uzagaragare mu bakoze neza, muri ba bandi bari ku rutonde rw'ijuru. Ijuru rihora ryibuka, ijuru rihora rireba. Tugiye gusenga Imana, ubwira Imana ngo mpa gukomeza kuba muri wowe, mpa nanjye kuba mu mubare w'abahiriwe, mpa nanjye gukomeza kwitwa umwana wawe. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye kubw'uyu mwanya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mana, ushimwe ko ari wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ushimwe kuvuga ijambo abana b'abantu batashobora. Ushimwe ko ari wowe uzi byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya Data wa twese unkurikiye, ndamwifurije kugaragara mu bahiriwe abaribo. Reka mwami nyakubahwa, twese uko waturemye tugaragare mu bahiriwe wavuze, maze uduhe gutsinda urugamba isi tuzanaho. Ku munsi w'amateka tuzahagarare tudatsinzwe n'urubanza, tuzahagarare turi kuvuga ngo twanesheje isi na Satani. Izina ryawe rizahabwa icyubahiro. Ngaho rero komeza ugire neza uyu wari udukurikiye. Sengeye uyu nguyu ugira uruhare rwo gusharinga no ku bandi, nawe ujye ukomeza kumugirira neza kuko afatanyije natwe ivuga butumwa. Maze Data wa twese imirimo n'ibihembo byawe ndi wageneye abavuga ubutumwa bwawe, nawe ajya abibona kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho komeza tugire neza kandi turwanirire byose, twizeye ko ubikoze kandi bikoze nk'Imana, mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha wari unkurikiye. Imana iguhe kuba mu bahiriwe, kandi Uwiteka Imana akomeza kugirire neza. Shalom, shalom.